Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mudukurikira muri mu nce zigiye zitandukanye, abadukurikira muri Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru, abadukurikira muri diaspora, mwese reka tubatera yambo, abari hirya no hino ku isi mukunda cyane Kabu Nation. Nge ndi KB Mix nkuko bisanzwe. Uyu munsi ndi kumwe n'umusore cyangwa se n'umupapa cyangwa se umugabo muri kubona kuri kamera, ni umunyadutendo twinshi, ni umuntu utekereza ibintu bitandukanye, ni umuntu ushobora kukubwira ikintu nawe kigashobora kukubaka, ariko ntaravuga byinshi. Amahoro y'Imana. Ndagushoje. Meze neza Kabisa cyane. Namwe Nge ndi KB Mix, ndi kuri Kabu Nation. nje nitwa Tuyishime Olivier, niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi. Ariko kera nkikina agapira banyitaga Beti. N'agapira waragakubise? Kabange. Ariko ubu imyaka yabaye myinshi. Imyaka ngo ni nk'inkorora ngo ntiyishira. Mbese utese. Ndashima rurema. Ufite ibintu bitandukanye byinshi, reka ari byo tuza gukomozaho mbere yuko tujya mu buzima busanzwe. Utwibwirire, wagize igitekerezo gikomeye cyane cyo gushinga radio. Byaje bite? Byagenze bite? Mu busanzwe, mu buzima busanzwe, nkunda itangazamakuru. Nubwo atari yo domaine yanjye y'akazi gasanzwe, ariko kuva ndi umwana nakunze itangazamakuru cyane. Ko muri njye ndi umuntu ugira creativity cyane, nkunda ikintu cyo kuvugira abantu, sinkunda umuntu nabona ari kurengana cyangwa se nabona ari guhohoterwa. Niko rero maze umwaka umwe hano mu karere ka Kirehe. Ubusanzwe ndi umutekinisiye de laboratoire, muri nabiko ndi umuganga. Ariko kugira inaha narahageze, ndebye uyu mujyi mbona ni umujyi usa nkaho ukonje ukuntu, kandi iyo urebye ubona ari umujyi uri gutera imbere. Niko rero kureba ndavuga se iyi gare ko tuyigeramo nkabona ni ahantu hakonje cyane. Nkabona ni ahantu hakonje cyane. Niko kugira iyo creativity, navuga ati se kizindi gare tuzigeramo tukabona harashyushye, tukabona na ahantu ubona hari movement, ariko hano iwacu ni ukubera iki? Kandi ubona ari akarere rwose karimo karatera imbere. Niko rero kugira igitekerezo ndavuga ati ahantu wahashyira radio hari ikintu byahindura mu buzima busanzwe no mu buzima bw'abaturage. Kugira icyo gitekerezo nkigeza ku bayobozi b'akarere, nabo igitekerezo ntibagisubiza inyuma, bacyumva vuba vuba. Niko gushinga radio hano muri gare yitwa Radio Afia. Radio Afia Kirehe. Ngira ngo ntago ari ibintu byoroshye kuba umuntu yakishoboza kuba wakora radio yumvikana mu mujyi wose. Byaje wifashishije iki n'iki? Kuri usibye urukundo no kugira umuhate, ndi umuntu ugira commitment muri njye. Sinjya nkunda gutsindwa, muri make sinjya mva kwizima. Nkubwiye ngo ibi bintu kubikora ni ibintu bisaba ubushobozi, ni ibintu bisaba izindi nkunga, ariko naragerageje ndarwana mu bushobozi bwanjye bukeya, ndagerageza uvuga ati igitekerezo nahaye abayobozi b'akarere batazabona ko ndi umuavantiriye, ati uyu muntu kati igitekerezo ariko kikaba cyaraheze mu magambo gusa. Niko kubifashwamo n'Imana n'abantu bake bakagenda bamfasha, haba mu buryo bw'ibitekerezo no mu buryo buri financier. Kubona ndabitangiye, ariko pour le moment ni ibintu bigoye cyane, kuko urebye akarere duherereyemo ni akarere ubona kari ahantu k'icyaro, ntabwo ari utundi turere two mu mijyi, biragoye kuba yahita yinjiza directement. Ariko byarakunze, na n'ubu ngubu turimo turakora, tumaze demo dutangiye, kandi ngenda mbona feedback nziza, dufite projet nini cyane. Muba mwumva intumbero ya Radio Afia hari? Intumbero ya Radio Afia rero nuko yazava kuvugira muri gare ikagira umurongo nk'uwa yandi maradiyo. Donc tukaguka
akarere kacu kakagira radiyo ari bizanye iki gitekerezo tukagira umurongo kandi byose birashoboka. Nimbona abamfasha haba diri moye financiere diri moye ibitekerezo nzi ko bizakunda cyane. Icya mbere nazanye igitekerezo kandi naberetse ko byose bishoboka. Ubu kuri ubu ngubu ugereranije nko ku kwezi winjiza nka kangahe ku ijana? Reka tubivuge mu ijanisha. Bon, rebye ntabwo ko tumaze amezi abiri dutangiye, ariko kugeza kuri ubu ngubu dufite abafatanyabikorwa navuga bagera kuri 4 twamamariza, baduha monta navuga ngo ni monta nini, ariko byibura bo barabyumvishije batera iyo ntambwe baraza baratwegera. Wenda kuri ubu ngubu wenda nitubura y'umuriro, wenda n'ay'inzu ntitwayabura, urumva ubu dufite n'abakozi, urumva radiyo yatanze akazi. Niba dufite abakozi bagera kuri 3-4 bahembwa, byumvikane yuko radiyo yatanze akazi ku rubyiruko. Abo bana barabashomere batanze akazi. Ubu ngubu nimba yari wenda n'umukobwa wenda ari buze kujya mu ngeso zindi zitari nziza, cyangwa hari abandi bari kumushuka, ntabwo babona aho bamuhera, kuko aza kuri radiyo akabona umwanya wo gutegura ibiganiro, donc akabona n'icyo awugiraho. Niba afite niyo mwana urumva, niba ari umwana wize journalisme cyangwa se afite umwana, donc agira izindi creativity muri we, ntabona undi mwanya wo kujya muri iyo aventure ngo abe yajya mu zindi ngeso zitari nziza. Nibyo kabisa. Hari abantu bandi se b'abaterankunga bo nko mu bigo by'imari babafasha? Kugeza kuri uyu munota navuga ko radiyo nka 80% ni ku mutwe wanjye. Navuga ko pour le moment iritunze, ntabwo yari yatangira kwinjiza ku buryo navuga ati yatangiye kwinjiza monte y'icya, ariko byibura ufira mezire uko iminsi igenda ihita, abaturage bagenda babyumva, ibiganiro binyura kuri radiyo, donc bagenda baba interese, kandi ngiye mfite icyizere ko uyu mwaka uzajya gushira radiyo imaze kugera ahantu heza. Ariko kubera iki wenda mutegera nk'ibigo bikomeye nka MTN, nka Beka, nka Cogebanque, kari ibigo bitera inkunga by'umwihariko imishinga y'urubyiruko, kubera iki mutabegera ngo? Ibigo bikomeye, ariko urabona ko muri iyi minsi twari turi muri lockdown, inzira zifunze, kandi iyo ugerageje kubegera bakubwira ko siège ziri i Kigali, bisaba kubanza kunyura i Kigali, ukanyura kuri agent de marketing i Kigali, ariko ubwo inzira zafunguwe. Gusa wenda abona agerageje kwegera ni nka Airtel ikorera hano mu karere kacu, narayegeye barambwira ati banza ushake umunyamakuru w'umukobwa, ariko ndakeka icyo naragikemuye. Umukobwa turamufite kandi akora ibiganiro byiza cyane, abantu bamaze iminsi batwumva bagenda bumva ibiganiro umukobwa wuje ubuhanga, ibiganiro agenda bagezaho. Ariko ubwo ingendo bongeye kuzifungura, dufata ingendo twegereye ibyo bigo na za StarTime, za Mango ziramamaza ibyo byose, kandi ndakeka n'abazareba kino kiganiro nibyo nari ngiye gukomozaho. Radiyo nzi ko bazatwegera ari benshi cyane, tubamamarize kuko dufite gahunda yo kuyagura cyane, bimwe birenze. Abantu nibaze rwose turebe ko iki gitekerezo cyakura. Rwose ngewe umaze kumbwira ko ufite radiyo, nahise numva ko ari igitekerezo cy'abantu bakuze, donc ntabwo ari ibintu bipfa kuza. Ngewe ikintu kinyongera imbaraga, kinanyereka ko igitekerezo nagize ari cyiza. Last week umunyamakuru wa RBA yaradusuye, bamwita Kimana Latifa. Yari yaje inaha, aje mu mahugurwa, ari gutambuka yumva radiyo, yumva studio irimo abanyamakuru barimo baravuga ibiganiro biri ku murongo, agira curiosité, yubatse iyo ni radiyo ndi kumva, kumperuka inaha nta radiyo ihaba. Niko kuhagera, ngize amahirwe barahansanze, arabaza ati radiyo ni iyande, ndavuga ati ni iyanjye. Aratwapresiya cyane, aravuga ati ko numvishe mukuru ibiganiro nk'abanyamakuru bo kuri aya maradiyo akomeye. Ndavuga ati twe turakora. Aratwapresiya cyane ku buryo yavuze ati nibinakunda ashobora kuzaza kudukoraho inkuru, kuko
yatembeye amaradiyo menshi yo muri gare ariko yumvishe iradiyo yacu Wow. iri Ordone ikora ibiganiro nk'iby'ahandi ku mandi maradiyo ubucukumbuzi bwimbitse. ariko nanjye wazabasura muri mu kiganiro cyane rwose. Ubwo rero niba wumva umunyamakuru wo kuri RBA yashobora kudusura akatwapresiya, ibyo bitwongera izindi mbaraga cyane. bitwongera izindi mbaraga ku buryo ntidushobora gucika intege, tuzakora kandi tuzaguka, kandi nzi ko iyi radiyo yacu izavamo radiyo ikomeye cyane. Intumbero rero dufite ni iyi ngiyi nanabivuze, ni yuko yazavamo igitangazamakuru gifite umurongo kivugiraho, giha akazi abantu benshi, kandi kiri hano mu karere kacu. Urabona akarere kacu nta radiyo kagira, bisaba kujya gutanga amatangazo kuri radiyo iri i Kibungo, ibintu byose bajya kuri radiyo iri i Kibungo, kandi ubona natwe ari akarere kifashije. Niyo mpamvu mvuga ati rero iradiyo igomba kugira umurongo, ikintu kikwereka yuko iradiyo yacu ifite akamaro. Urabona ko twari tumaze iminsi inzira zifunze, hari amatangazo amwe n'amwe muri leta basaba ati mujye gutanga amatangazo kuri radiyo, ariko hari aho tumaze iminsi twakira bakaza kuyatanga amatangazo iwacu, tukabahereza icyemezo muri RDB irazwi, dufite kashe, dufite donc ibintu byose nk'ibyandi maradiyo. Donc kugira ngo umuntu siragira ajya gutanga tangazo kuri radiyo y'Ikibungo, aza hano iwacu tukamufasha, umuturage tukatuma ubunyamaguru aho kugira ngo yirirwe siragira ajye Kibungo. Wataye ibyangombwa, wataye iki, bakaza iwacu tukabatangira amatangazo. Niba ari wataye ibyangombwa, nyuma y'iminsi mike biba bibonetse bakabizana hara kuri radiyo, kandi bitamuvunnye kujya gutanga itangazo i Kibungo. Urumva ko ni radiyo ifite akamaro cyane mu baturage. Abantu bashaka kwamamaza by'umwihariko, reka tubahe nimero ya telefone. Abantu bashaka kwamamaza ni ukuri, ni karibu, mwaduhamagara kuri 078 078 90 90 15 847. Akaba ahamagaye Olivier, ni managing director wa Radio Afia. Niyo atanahansanga ashobora no kuzigera kuri radiyo, yahasanga abanyamakuru bahakorera, kandi bamwakirana ubwuzu cyane. Wow. Turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwa Kabu Nation muri rusange. Ni ukuri Kabu Nation turagushimiye cyane, ni ukuri umuntu ugira creativity yo kuzamura impano cyane. Iyo ni impano ufite kandi abandi batagira. Natwe turabashimiye kuba mwatwakiye hano kuri kamera za Kabu Nation, kandi n'undi munsi muzatwifuza tuzaturi hari, kandi tubahaye n'akaribu. Oya nzabasura rwose, murakoze cyane. Hasta la vista. Yes. Gira amahoro y'Imana. Okay.